Yes, ndagushimiye wowe udahwema gukurikirana MEM TV. Nk'uko mubizi muratumenyere hano kuri televiziyo yacu mu nama tugenda tubaha zitandukanye. Muri aka kanya mbere yuko ariko mbabwira icyo nabateguriye uyu munsi, reka manze ngushishikarize gukora subscribe. Wowe utarayikora ndagira ngo urebe hasi kuri ako kantu kanditseho subscribe ugakande kugira ngo ibyo tuzadukora uzajye ubibona umunsi ku wundi. Kandi ikindi ndagira ngo nkubwire ngo wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, Imana iguhe umugisha kandi ukomeze no gushishikariza abagenzi bawe gukora subscribe. Kandi niba urebye iyi video ukayikunda, ndagira ngo nkubwire ngo kora share, share na sharing ndetse utere na comment kugira ngo tubashe kumenya ati se ibintu dukora hari abo bifasha, cyangwa niba hari n'ibyo mutunenga mutubwire, niba hari n'ibyo mwumva ko twakongeramo mutwandikire muri comment mutubwira ati mwongeremo iki ngiki mukuremo iki ngiki. Rero nkuko tusanzwe twigana ejo bundi ubwo mirukano ka turi kwiga kuri video ivuga ku buryo twarwanye itabi, ndakeka abantu benshi barayibonye. Niba utarayibonye ujye muri description y'iyi video ngiye gukora muri ko hasi muri comment ya mbere urabona ibanza ndabana ipininzemo uyikande uyirebe. Uyu munsi rero hari ikibazo cyugarije urubyiruko cyangwa se abana bari kwinjira mu gihe cya adolescence, ikibazo cyo kwishora mu mibonano mpuzabitsina, bakanono bakabikora nyine nk'umwuga, bakabikora nyine ari ibintu basa nkaho ntacyo bikanga, ari ibintu bakora nkaho nta kibazo biteje, nyamara bifite ikibazo kinini kirekire cyane biteje. Uyu munsi rero naje kubabwira ingaruka mutari muzi cyangwa se zihishe nyuma y'uko uwo mwana akora imibonano mpuzabitsina. Ingaruka ya mbere ni ingaruka imwe ariko ikubiyemo izindi ngaruka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo gutwara inda. Gutwara inda bifite ingaruka nyinshi cyane ku uwo mwana wayitewe ndetse no ku muryango. Icya mbere, ingaruka ya mbere ishobora kuba yaboneka mu gihe umwana atwaye inda akiri mutoya, ingaruka isa nkaho ikakaye ariko abantu benshi ntago bayitaho, ni ukuba umwana yacibwa mu muryango. Ikindi, uwo mwana agira ikimwaro cyo kuba bagenzi be bamwita yatwise ikinyendaro, abaye umugore akiri umwana. Ibyo ni ibintu bishobora kuba byatera uwo mwana no kuba byamuviramo ingaruka zikomeye cyane, ashobora nko kuba yakiyahura. Ibyo ni ibintu muri sosiyete abantu batajya bitaho, ariko nkanjye uri muri serivisi z'ubuzima ni ikintu natekerejeho ndakireba ndavuga ati ariko kino kintu nanakibwira abanyarwanda kikabafasha. Indi ngaruka ishumikiye kuba umwana yaratwaye inda, urabona imiyoboro cyangwa se inzira umwana acamo avuka ku mwana w'imyaka 15 n'itandatu, nibwo izo nzira ziba ziri gukura, cyangwa se umwanya ndangagitsina ye, inzira umwana acamo iba iri gukura. Rero bishobora kuba byamuviramo ingaruka zikomeye cyane, nko kuba yacika umura, nko kuba nyababyeyi ishobora kuba yabyara nyababyeyi bikavanamo bikamuviramo kuba yaba ingumba by'igihe kirekire. Ikindi, ashobora kuba yabyara umwana upfuye bitewe n'uko atabashije kumusunika, inzira ze ari ntoya, cyangwa se bikaba byamuviramo nawe gupfira ku iyo nda ikamuhitana, kubera ko umubiri we ntushoboye kuba wagira ubushobozi bwo kuba yabyara umwana cyangwa se yasunika umwana, cyangwa se icyo twakwita gupushinga. Izindi ngaruka rero, aho ngaho twari ku bakobwa, izindi ngaruka ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abenshi bazi sida ko ariyo ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko burya hari n'izindi ndwara nyinshi abantu benshi baba batazi zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi zica gake gake, arizo ngiye kukubwira. Reka nkomeze mushishikarize gukomeza kureba iyi video, mubwira ngo iyi video mu kuyireba ndagira ngo mubwire ngo ntukate cyangwa nuveho cyangwa se ngo ukureho iyi video utayirangije, kuko hano imbere hari ibintu byiza cyane ngiye kukubwira bizagufasha kwirinda niba uri muri iyo myaka, cyangwa se bikagufasha niba uri n'umubyeyi kuba warinda umwana wawe. Twakomeje n'izindi ngaruka rero. Sida murayizi yo, nago abanyarwanda benshi bamaze kwisobanukirwa, yo nago nyitindaho, gusa nayo murayizi ko ari mbi cyane. Izindi ngaruka rero zandurira mu mibonano mpuzabitsina zishobora kwataka si ku bakobwa gusa, zakataka no ku bana b'abahungu. Harimo nko kuba umwana yarwara umutezi akiri muto,
mburugu ndetse n'icyo bita uburagaza ndetse n'umwijima wa hepatite B nawe wandura binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Ngoma Adventist College of Health Science, ishuri ryiza ryigisha ibijyanye n'ubuganga. Ndagushishikariza kwazana umwana wawe kuko iyo uhamuzanye ahava yabaye umudogiteri neza neza neza. Nk'uko wamaze kubabwira ko ingaruka zo kuba uwo mwana, ingaruka ziturutse mu kuba uwo mwana yarakoze imibonano mpuzabitsina akagira indwara zitandukanye yandura, harimo uburagaza, mburugu, imitezi ndetse na sida. Izo ngaruka rero ziturutse cyangwa se izo ndwara, hari izindi ngaruka mbi ziteza ku buzima bw'umuntu mu mikurire ndetse no mu mitekerereze, arizo zikurikiranye kubabwira. Ku bana b'abakobwa bashobora kuba bagira icyo bita prostate cyangwa se bakarwara kanseri ya prostate, cyangwa se icyo bita prostatitis, kubyimba kwa prostate bikaba byabateza ibibazo bikomeye cyane, harimo nko kuba bagira ubugumba cyangwa se bakaba ingumba. Ugasanga umuntu mu gihe cyo kuba ari umugabo yabuze urubyaro, nyamara byaraturutse mu bintu yakoze akiri umwana. Kandi nk'uko tubizi, muri bano bana bari mu gihe cya puberty cyangwa se mu gihe cy'uburumbuke no muri cyangwa se muri adolescence, uba usanga ari wa muntu nyine ushaka kwigenga, utabwira ngo kora iki ngiki ngo acyumve. Ku bana b'abakobwa kandi izi ndwara zishobora kuba zabaviramo kuba barwara kanseri y'inkondo y'umura, cyangwa se bikaba byabatera kuba nyine nabo baba ingumba ntibabyare. Rero ni iki dukwiye gukora nk'abanyarwanda muri rusange? Ni iki ngiki, ni ibi ngibi ngiye kubabwira tugiye twakora cyangwa se twakora kugira ngo twirinde iyo mibonano mpuzabitsina. Ikintu cya mbere, ako ngira ngo nongere mubwire ngo iyi video ukomeze uyirebe, kuko mukanje kubwira akantu keza karaza kugufasha ndetse kaza kakafasha niba uri n'umubyeyi kagafasha umwana wawe. Ku bana bari kureba iyi video cyangwa se ku rubyiruko ruri kureba iyi video, ikintu nagushishikariza, niba kwifata byaranze, nagushishikariza kuba wakoresha agakingirizo kugira ngo wirinde izo ndwara, kuko ni mbi kandi zirica kandi zigira ingaruka zikomeye cyane, si wowe gusa ndetse no ku muryango. Wenda urugero, wanduye sida, ari umugore uzashaka ushobora kuzayimwanduza, n'abana bawe ushobora kuzayibanduza, abana bawe nabo bakaba bayanduza community muri rusange, ugasanga sida inaniwe gucika, nyamara hari icyo wakora kugira ngo uyirinde. Ikindi, nko ku babyeyi, hari igihe baba bafite abana ariko bakaba baranze kubumva. Ntabwo ari ngombwa ko igihe ugiye kubwira umwana cyangwa se kumugira inama ugenda umutukagura umubwira ati se wacyana we uri mu biki. Oya, umutwara gake gake, ukajya nyine ukamubwira ibyo ashaka kumva, noneho ukagenda umuhindura gake gake kugira ngo abashe kuba yava muri ibyo bigahe cyangwa se yareka ibyo bintu. Nk'uko nababwiye tugitangira ngo hari agaseke gapfundikiye nababikiye. Ako gaseke gapfundikiye rero nta kandi, ni uburyo ushobora gukoresha nk'umubyeyi kugira ngo urinde umwana wawe cyangwa se urinde urubyiruko kuba bakishora muri iyo mibonano mpuzabitsina. Nta kindi rero, ni ugusenga, ukigisha abana gusenga, ukigisha umwana mu gusenga akiri muto. Uwo mwana agakura azi Imana, agakura azi ko gusambana ari icyaha. Ibyo ngibyo bityo bikazamufasha kuba atakishora mu mibonano mpuzabitsina. Rero naha video uyu munsi irangire nabateguriye. Ndabashimiye. Wowe utarakora subscribe, nagira ngo ngubwire ngo uyu ni wa mwanya mwiza wo kuyikora. Ciao ciao, tuzongera tubonane mbakorera indi video.